gutya ukagira urya ugahita ugira urya kugira ngo umuti ujye ku ntoki neza hanyuma rero ugafata aho bafata se sambwe ko ngenda ndatugira duto uratugira duto uruje gukuza ngaho yereka abantu rero ugakurura kujyana imbere ntago bajyana imbere bajyana hasi bakazamura oya ndabizi ko bajyana hasi bakanazamura hasi no hejuru gutya bakongera uca bakongera uca babigenza ute wasinze sinda sinjengwaga no ku nzoga waje no kwiga ukaba uri muku bazamura bajyana hejuru oke ngambwira uko mbigenza cyo nuko nyine uri umunyarwenya ngende umuseti umuntu nzeka nzege n'ubundi tanzwe nzetse museke gayi umva nyine ntago bazamura sibyo baramanura nta nubwo kandi bajyana imbere ukurura umanura kandi ukinda gushinga ibikumwe ko ushinze ibikumwe buza bumeze nk'ubu bushumi dore ubu ngubu yego busongoye ni izina rya Yesu urana niyo mpamvu byanze gukura ngaho urumva ukura rero urambitse neza iki gikumwe aha ngaha niho hakurura wirinda gukoresha hano ku mutwe w'igikumwe ngaho bikora ukurura uca ukongera ukajura kurura wakumva intoki zumye ukongera ugafata ku muti ukavanga ukagira utya ugakurura ukongera ukabijyana ntabwo biryana none urimo ugejeje Catherine nyine fata neza ahantu bagomba gufata neza dore ni tuntu tuba turi hano tubiri ugakurura bivuze ngo kagafata kamwe akandi kagafata kandi yego ugakurura mano ujyana hasi ujyana hasi ukandi ukirinda gukurura kamwe akaboko k'imoso naka akaboko rero kaba gafite imbaraga nkeya ko iyo ukuruye hari igihe ko kano kaboko nta mbaraga zirimo bushobora gusumbana usanga bwaje bumeze nka gutya ubwo ntabwo bwasumbanya ntabwo bungana akamoso ni kagufi ariko mu buzima busanzwe akamoso ni akanyandegenge niyo mpamvu y'abantu benshi usanga busumbana ariko nimba izo keya zitamurimo akaba adafite umushake anajya kwa muganga amuvure akire ubwo bushake buze wa mugabo nawe nimba afite icyo kibazo nyine cyo kurangiza vuba akarangiza kandi umugore agifite ubushake uyu akaba afite umuti yaguha ubwo bushake bukaza nagende yijye kwirwa ngo arirwa mu butayu se nimba usenze imyaka 5 ubwo bushake butaza ukabekera abadayimoni buri mudayimoni agira ikimwica nimba hari umuti uri bwica uwo mudayimoni genda uwunywe waba ufite ikibazo mu gutera akabariro urangiza vuba warabaswe no kwikinisha umugore akaba yarakwinubye waba se uri umugore ariko inshingano zo mu gitanda zikaba zarakunaniye uribwa umugongo cyane nta mavangingo ndetse nta n'ububobere ufite Shangazi Dativa wamamaye ku isi hose ubu nawe wamubona byoroshye yewe namwe mufitanye ibibazo mu ngo yababera umujyanama mwiza cyane abakobwa n'abadamu namwe mutagiye mu rubohero namwe ibyo abibafashamo mu kanya nk'ako guhumbya umuhanga muze akora abamumenye baramwirahira wamwandikira kuri WhatsApp ukabanza karongo ko guteranya 250 783 441 825 aho waba uri hose ku isi aragufasha ndetse imiti ikakugeraho ku giciro nk'icy'umuneke. Shangazi Dativa, igisubizo kuri twese. Ndabasuje kandi mbifurije ibihe byiza mwe mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi hano kuri Masenge TV cyangwa se muri Masenge Life Center. Ngewe nk'ibisanzwe ni Jack Tomo ninge muri kumwe umusore mwiza wa mbere mu Rwanda ku mutima no ku mubiri ahantu hose ndi mwiza urabizi Imana yanteguye impande n'impande kandi mfite imbaraga z'umubiri n'iz'umutima Imana hari uburyo yandemye impubuzima buzira umuze cyane rwose uyu munsi ndi kumwe n'umuntu w'icyamamare ubu ngubu turi mu rubohero ngira ngo muratumenyereye mu biganiro byinshi bitandukanye abastari ba hano mu Rwanda bose ndashaka kubaherekeza nkajya mbazana mu rubohero cyane ko naje gusanga ari ukuntu umuntu usanga ari umustari ko ugasanga n'umustari ko ntabwo hari ahantu hatameze neza gasanga ni mwiza ku isura afite talent ariko impano zo kubaka urugo ntazo afite ubundi wowe bimeze bite njeze ibyo bintu nabigirwa niki nje Tereza ndisugi ino baranzi nda n'umuntu utanzi no nyine hano Kigali kuva navi i Rubavu
ngagera i Kigali nagumye nyine wa wundi w'Irubavu ndacyambindutse abandi bavanga abandi bageze i Kigali ngo barahinduka ngo bakaba abandi bandu ndacyari wa wundi nta muntu urakurira mu izina rya Yesu anyurirote nta muntu uragera mu busitani bwawe ngagere ngo ndacyari wa wundi nubwo ndakundi umutima go gukundaga naguhaye reka ndebe ubundi nguri isugi ndeba mu maso rebe nimba uri isugi ko mbona ari ngemanzi nyine baragambaga ngo turebane mu maso ngo turebe urahumbya sibyo ngo nimba nuhumbije ndagura buri isugi ngo nimbumbye mbere yawe urabura isugi njembe ndimanzi reka turebe urahumbya nuhumbya mbere urabutera imanzi ariko nanjye nimbumbya ndaba ndari isugi reka turebane turebe umuntu urahumbya ahubwo baravuga ngo urumva turebane mu maso uhumbya mbere araba atari isugi uhumbya nyuma nanjye nimbe navuze araba ari iki araba siko mvuze yemwe ahubwo tugiye kurebana turebe ninde sugi ninde manzi turebe uhumbya mbere ni wende ni we sugi bantu bo kuri masenge bakize mu kizami gikomeye cyane ariko Imana imfashe nze kugitsinda tugiye kureba hagati y'isugi n'imanzi hagati muri twebwe ninde muntu utari isugi ninde muntu utari manzi okay let's go ngende imanzi wabonye umuntu utari imanzi guys umuntu uhumbije ni ubu utari imanzi ni ubu uri kubesha ariko se nawe nje kuko niyizeye mani ndizeye I'm very serious umukobwa ubasha kureba umusore mwiza nkanjye ntagire isoni ntibimutera isoni ziki kandi niyizeye niyizeye urizeye uri isugi gira gutya ndi vierge ariko uyu mukobwa wenda nuko yambaye uyu mwambaro ariko uwukuyemo natamenya kuri isugi cyangwa utari isugi urashaka nguramo ntabyo ngo mu izina rya Yesu ndibizanabeho ko nguramo umusore utarandongora nje nzakuramo umugabo uzanjaga umugabo uzagushaka bavuga ngo uzanshaka no uzanshaka uzagushaka no uvuze ngo subire mu ijambo uvuze nawe ngiye ku bwanjye ntuzanjaka ariko uzagushaka azashaka wenda azashaka njyewe ntuzanjaka ariko kuki mwavuye mu cyaro icyaro kikaba cyarabagumyemo oya baragamba ngo n'ubundi ngo umugingo ngo icyaro kivagamo ndago kikuvagamo baravuga ngo ndagukugamba ko cyari by'abanyacyaro never iwacu ni mu mujyi wa Gisenyi Petite Barriere mtoto wa Rubavu ku Majengo unajua Majengo wewe Majengo ni muvile ndani mimi niko mtoto wa muvile sikuwa mtoto wa muvirage siyakuwa muvirage na siyakuwa muvirage unaona karakteri yangu ni ya muvirage au niko Mnyarwanda mwenyewe ndani katikati montown ubaye mukongomani ryari niye Kisenyi sasa tunasemaka Kiswahili Kisenyi tuvugiye Kiswahili kubera ko duturanye n'abakongomani barriere hii Rwanda hii kama ni duani pale ni Birere hapa ni Kisenyi Kisenyi na Birere binakamatana yes binakamatana yes birafatanya yego uyu munsi rero ndi kumwe na Tereza turi mu rubohero I am Tereza Nyiramacibiri I am comedian I am actress film comedy kila kitu everything ariko se uyu munsi wa none but wanganye utya utarakimyeyo byagenze gute ndavuga ko ndakimyeyo Ndi waje gukora iki mu rubohero naje kureba shangazi ngo mfashe nongere twara ni duto yego wakuriye kandi abandi ngo bafite binini ngo baha gatatu kandi ariko ni dutoya cyangwa nta turiho I have it uradufite yes I swear I have it nukuri abantu mutari muzi ko Tereza yifitiye imyeyo uyu munsi murabimenya mumenye uko agiye no kongera is very little yego
ni duto ariko ndashaka kutwongera niyo mpamvu nisanze mu rubohero kwa shangazi ahubwo shangazi ariye njyewe njyaka shangazi n'umutima wanjye rwose azanyigisha ukuntu nazongera zikabyibuha burya naje kumenya ko ngiyo zibyibushe nkaribwo ngaribwo bigendaga neza ntabwo mbizi ariko kuki wijandika mu byo utazi rero njye ndabizi kubera ko nyine wijandika mu byo by'umugore wanjye nose kuvuze ngo ndabizi ugomba kumenya ngo niba ari duto nta kintu tumaze niba ari tunini dufite icyo tumaze ariko wabwiye n'iki ko ntacyo tumaze oya ari duto ndakigera niyo mpamvu naje n'umugabo uramubihiriza niba ari icyo tumaze reka ngende sibyo oya none ntacyo tumaze ngewe nk'urugero nta kintu tumaze ni wowe munganiza shangazi umbwiye ko n'uduto dukora reka ndaye oya none se n'abatarayiciye ko nabo ngo njya numva barabikora ariko ntabwo biba biryoshye nk'uyifite ari myinshi ari minini si wumva se niyo mpamvu naje were kumbuza icara aho ngaho mu kanya shangazi araje nuko ari gufasha abantu ari gukorera abandi bantu hari abandi bantu ari gukorera buriya hari abantu b'ababyeyi bari hariya n'ababyeyi batabikoze ababyeyi bafite rero nimbe nanjye ibaze ko ndi isugi ngaba mfite na dutoya ubu si nk'umuntu udafite na duto urumva atari umunyabibazo bafite ibibazo bikomeye cyane umwe yatamiye benyine ni pirate niko originale je vais originale ufite amahirwe originale Tereza ariko guhura n'umukobwa w'isugi aba afite confidence utakura ahandi nifitiye icyizere mbabaza ni ukuzabona washatse umugabo w'umukene aracyari kare ku myaka yanjye mikeya 18 Cetorine 18 si umuntu udafite imyaka 18 yakwambara nk'uko nambaye ariko ufite n'ikimero cyiza yego kuko umuntu w'imyaka 30 cyangwa 27 usanga hano harakanyaraye gahoro ugasanga amaguru ndabitesi gafite kandi nje amaguru ganje gafite ibitesi haguruka turebe ugiye ntabwo ari ngo mbaguruka nyine haguruka turebe ibitesi nutabona yavuga gira gutya reka gira gutya nutabona yavuga hoya gira gutya hagarara nutabona yavuga abagabo barya neza nababwiye ngo ngewe umusore wa mbere mwiza mu Rwanda nzabazanira ibyiza kandi utasanga ahandi uri umuntu w'umugabo ukeneye gushaka umusore w'isugi umusore w'isugi sabaho muje mureke namwe tubakosore ndabyo muzi umusore w'isugi wamubonyeho erega wanyeretse hano ibintu bijegera ndiho ndavugisha uri umuntu w'umugabo cyangwa se w'umusore ukeneye gushaka umukobwa w'isugi ngewe Jack nzakumenyera umukobwa w'isugi nk'uyu nguyu aracyari agasogi ameze nk'agatumbwe katarera neza ariko kageze igihe cyo gutangira kugira gute imbarara mwumva isugi papa wagiye uvuga gake umva ijwi ry'isugi ongera uvuge twumve amajwi y'isugi muyumve uvuga twumve sentima zawe nzaje imbarara mwumve isugi papa oya ariko barabure bro barabure ngiye ndi ku isoko uyu mukobwa ku isoko buretse pasiteri yigeze kudusobanura ko ku isoko hari abantu babaga bicuruza ngiye ndi ku isoko uyu mukobwa ari ku isoko yo gutegereza isezerano ry'Imana umugabo ufite iyerekwa cyangwa umusore ufite iyerekwa yerekwe rwose aritambutse mbibutsa ko nubwo turi hano mu rubohero urabona yaje ngo bamucire imyeyo ubwo agaciro ke karazamutse uri umuntu w'umugabo ufite ibyo wagezeho ukeneye gushaka umugore ariko nawe hari iby'ibanze ukeneye ugomba kuba warubatse ufite nka $500,000 ufite nk'imodoka ya Vewiti kugira ngo uyu mukobwa w'isugi umwegukane oya pe narabirwaniriye niba nararinze ubusugi bwawe ariko nibyo birumvikana papa tube turetse niba koko uri umugabo urifuza umukobwa w'isugi nawe yarabirwaniriye yarabuhinda ayo bese ko biryoha turabizi ko biryoha ubaye utarubatse ngo ukeneye umukobwa w'isugi sibyo ubaye utarubatse ukeneye umukobwa w'isugi nkanje wo mu mujyi rwagati wifashe nkirinda umukobwa wifashe agafata umwanya we akaja gushaka aho bacira imyeyo akabyiga akabimenya
suko nugupfa kumugeraho gutyo gusara oya ntabwo byoroshye. okay noneho reka tudatinze shangazi ndabona je shangazi ngwino ufashe Tereza abagabo ubwo abagabo biyubashye bafite ibyo bagezeho ubwo mumenye ko Tereza ari ku isoko ubu ubwo bagiye kumucira imyeyo azaba naryoshye. You are welcome my aunt, my tante, welcome. Shangazi ndakwishimiye, nishimiye guhura nawe, nagutegereje umwanya munini, nishimiye ko winjira hano ngo unyigishe uko babikora. I don't know. Ibi nibyo bifashisha bari guca imyeyo hano. Really? Ibyo bikoresha bari guca imyeyo. Sure. Oya niga ntugire ngo ni niga. Okay. Zimwe zo kuri hospitale? Zimwe zo kuri hospitale. Shangazi. Okay. Sigara mu kazi. Shanga welcome. Uraho neza shangazi. I want you Mugereje umwanya se ko mugabo nari ngutegereje nagushakaga cyane. Bambwiye ko wigisha gucimyeyo. Yego. Gusa nje nzanzwe narabikoze. Urabikoze? Yego ariko mfite dutoya. Yego. Hari utungana nka gute? Tungana nka gutya. Naragerageje. Nyereka nyirendebe. Nka gutya. Ni duto cyane. Twese ntago uzi ko umuntu agomba kubikora nibura akageza muri ubu bugingo. Byabaro bijama byishimo. Oya bijama byi ni bya bindi bakura bikareshya nka gutya. Sure. Cyangwa gutya. Urumva ariko utungutu ni duto cyane ni byiza reko kuba waje. Wabibwiwe nande se? Narabimenye ari inshuti yanjye yitwa mu Mararungu yambwiye ko hano mucishimyeyo aranyigisha akunjiye n'undi yasanzwe narabikoze yasanze nabikoze ndabandi nzagenda nyine banyigisha ko babyonye. Genda nubwo biteye isoni bambabarire n'abandi bari kundeba bambabarire nje mbifata ngaho biteye isoni ariko ni umuco wa Kinyarwanda. Umunyarwanda wese umunyarwandakazi yakagombye kubabaho yaracimyeyo yakagombye kuba ari umunyarwandakazi wujuje ibyangombwa yakagombye kuba ari umunyarwandakazi uje gushaka umugabo azi icyo gukora. Yego bakunzi bacu rero twongeye kuba ikaze muri iki kiganiro murabizi ko dukunda kubaganiriza tubereka ahanini uko bacimyeyo abagore cyane cyane n'abakobwa mutigeze mubikora mutazi ngo bafatahe mutazi uko bigenda ngira ngo iyi ni gahunda twafashe yo kugenda twerekana uburyo bacimyeyo tukajya mu rubohero tukajya mu mashyamba tukajya hehe tukajya kuri tere tukabasanga hirya no hino urabona ko turi kumwe n'icyamamare Tereza muramuzi ngira ngo muramuzi cyane mu mafilimi ariko yifuje kugira ngo aze gucimyeyo kandi biri bya nyabyo ntago ari ibintu byo gukina arabishaka kuko yambwiye ko afite dutoya nabwo uzaza ariko uzanyemera umene ikiganiro twereka abandi uko imyeyo icibwa. Murakoze ndasoni biteye uko waba uri kose nawe waza ukabikora. Iyo udashaka ndagomba gushiraho kamera nje nuko nashatse ko banshiraho kamera kugira ngo nereke abanyarwandakazi bitinya abanyarwandakazi babishaka ariko bakabura uko babikora. Shangazi wacu rahari nimero ze ziba ziri aho ngaho kuri screen. Birashoboka cyane ko wamusanga mu rugo birashoboka cyane ko yakurangira ahantu haragashamba ngaha turi ukaza akakwigisha uko bikorwa. Nanjye naje kubyiga kugira ngo nicare ndi umunyarwandakazi wujuje ibyangombwa. Kumara abantu impungenge hari abantu bajya bamamagara babonye nk'uko twagiye kuri tele twatunze abantu kamera bavuga ati ngiyewe mfite ubwoba bwo ko muzantunga kamera. Ntago abantu bose tubatunga kamera pe ntibishoboka kereka umuntu uvuga ati njyewe nta kibazo kubaha ikiganiro munyerekere uko bikorwa ntacyo bitwaye. Rero umuntu aba ari ibanga rye dufite office dukoreramo murabizi ko dukorera mu mujyi hano hafi naho gereza uraza twabikora mu buryo bw'ibanga kandi bwizewe. Hanyuma rero uyu munsi iyi nkumi yacu yifuje ko twabyerekana tukerekana uko bikorwa turi kumwe kandi akabyiga kurumva yatubeka afite dutoya. Hanyuma rero ngayicara neza nkweke uko bikorwa twongo twakoze sinzi uko tugukoreye sinzi uko byagenze ashaka kuba waranakoze n'ahatari wowe. Shangana natwikoreye icara ushinze amaguru kuko ntago nashira amakenga ko ibintu guys babigenza utya wewe muri bariya yego ari none abantu barabireba gute none se urankorera gute nyine ni wowe wikorera ntago ngukorera ngiye kukwigisha urambaraga impamvu yo kwambaraga no kugira ngo intoki zitanyerera no kugira ngo rico riba riri ku ntoki gutya zitagira ingaruka kuri sex yanjye ndabizi neza buretse nese umudini ko ndaba nambaye kiretse niba munsi abagukura nguremo shanga nguremo nanakura nago wakuramo nago nabikwemera ngeze kwa imva ndi nyumuganga suri umuganga se uye turi imbere ya kamera sha hari ja turi kwereka abakobwa uko bicara uko bicara kugira ngo babikore kugira ngo guys
kugira ngo bikore rero bisaba kwicara nk'uku kwanje ukanafunga neza, ukayifunga neza kugira ngo itavamo. Dore ahangaha ntabwo irimo neza, ukayikaraga. Iyo ikaraze uhita ubirindura gutya. warangije ukora ku muti rero. Ubwo ngiye kukwigisha ko wabambwiye ko wabikozeho, ariko ni umuti ntekereza ko utakozeho neza. Nyine ubwo ni urugero, umuti bakoraho gutya gake. gutya uzi ko mba ngufite gutya ugasiga ku ntoki. uba ufite n'umuti. Yego, mufite umuti uragomba ariko uragomba ndawuguha nta kibazo. Ndashaka umuti gucura. mwiza atari bya byatsi bya bindi usanga bitera Oh, yanje njaka umuti gutuma bibyibuha bigatumbagira bikadedera ukabona ko hari ibintu by'ibitezi. Yego, ngasiga ku ntoki. Ugasiga kuri izi ntoki zombi gutya gutya. Ukagira utya Ugahita ugira urya kugira ngo umuti ngiye ujye ku ntoki neza. Hanyuma rero ugafata aho bafata se bambwiye ko ngenda ndatugira duto. Uratugira duto. Uruje gukuza ngaho yereka abantu rero ugakurura. Kujyana imbere ntabwo bajyana imbere, bajyana hasi bakazamura. Oya, ndabizi ko bajyana hasi bakanazamura hasi no hejuru gutya, bakongera uca bakongera uca. Babigenza ute? Wasinze sinda sinjengwaga no ku nzoga. Waje hano kwiga ukaba urimo bazamura bajyana hejuru. Ngambwira uko mbigenza. Cyokora nuko nyine uri umunyarwenya. Ngende umusetsi. Yego, umuntu nzeka nzege n'ubundi tanzwe nzetse museke gayi. Umva nyine ntabwo bazamura sibyo, baramanura. Nta nubwo kandi bajyana imbere, ukurura umanura kandi ukinda gushinga ibikumwe. Ko ushinze ibikumwe buza bumeze nk'ubu bushumi. Dore ubu ngubu yego busongoye ni izina rya Yesu. Urana niyo mpamvu byanje byanze gukura ngaho. Urumva ukura rero urambitse neza iki gikumwe. Aha ngaha niho hakurura. Aha wirinda gukoresha hano ku mutwe w'igikumwe. Ngaho bikora ukurura uca ukongera ukongera ukajura kurura. Wakumva intoki zumye ukongera ugafata ku muti ukavanga ukagira utya. Yego, ugakurura ukongera ukabijyana. Ntabwo biryana. None urimo ugejeje heka turebe. Nyine fata neza ahantu bagomba gufata neza. Dore ni tuno tuba turi hano ari tubiri. Ugakurura bivuze ngo kagafata kamwe akandi kagafata kandi. Yego, ugakurura manura ujyana hasi. Ujyana hasi ukandi ukirinda gukurura kamwe kamwe. Akaboko k'imoso naka akaboko rero gifite gafite imbaraga nkeya. Ko iyo ukuruye hari igihe ko kano kaboko nta mbaraga zirimo ushobora gusumbana usanga bwaje bumeze nka gutya. Ubwo ntabwo bwasumbanya. Ntabwo bungana akamoso ni kagufa. Ariko mu buzima busanzwe akamoso ni akanyandegenge. Niyo mpamvu rero abantu benshi usanga busumbana. Niyo mpamvu rero ugomba kubikora neza ukajya umanura ujyana hasi kandi ubwo busumbana ukazabukosora bukaringanira. Ngira niba wabifashije dusohoye. Nta kintu mbaza. Ikindi ni ikibazo ndi kukibariza abagenzi banje baba batabizi. Ngiyo umuntu akuruye ibitari byo, akuruye atariho. Yego, ni hahandi rero benshi barabikoze. Ntabwo ari wowe wenyine, benshi barabikoze. Uraza twagukosorera. Tuvuge wakuriye, hari abantu bakura wa mubiri w'inyuma, wa wundi w'inyuma. Yibaza kure nyine aramutse akuri wa mubiri w'inyuma bigenda gute? Araza tukakurura nyine tukamwereka aho agomba gukurura. Hano bakurura akantu kari ndani hirya kagasohoka kagatukura. Kariya ko rero aba ari ibibazo bikomeye. Aho ujya kwa muganga kamwe gatukura. Niba bagaca niba bagira bagiye babigisha se. Iyo niyo mpamvu kandi ko karagakurura kakaza. Karaza nyine si umubiri se. Niyo mpamvu rero abagore n'abakobwa mwirinde gukura hatariho. Hajya karabakita mwiki. Sha ntabwo nkazi. Manu ko numva bagowe. Njyewe nabimenye nakuri ibyanyabyo nimwe nabishaka ubabwire bakuraho kamera ngende nkwereke. Oya ntacyo. Nyine mpfa kuba nakweretse kandi ikindi tumwe. Njyewe cinjo njaka. Nukumba umuti uko gukura kose nkagucura. Ngagenda ngagukoresha. Umuti urahari ukora wakoresheje ibyatsi. Ntabwo twe tugira umuti w'ibyatsi, tugira umuti mwiza. Nakoresheje igiti cyitwa amababi 3. Amababi 3 ibyo ni bya bindi bitera abantu ama infection. Umuti urahari turaguha umuti hanyuma ugende ubikore neza kandi n'ujye ubikora ujye ukoresha ga. Mu gihe kingana iki bikaba byaciye. Kajya wigisha abagenzi bawe batajya babikora cyangwa se batazi kubikora. Batari babikora. Biba byaje icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri biba byarangiye.
urakoze cyane ubwo naho ubutaha uzaza kunyereka uko bimeze oya uko bireshya upfa kumumbaye umuti gwa nyago nzakuzana n'abandi bakiriye yego uzabazane kandi uzize ndebe ko wakoze hariho cyangwa utakuriye nabi njyewe ndacyo bindwaye kuba naje ukangira kuri kamera nagira ngo n'abakunzi banje basanzwe bankunda mu buzima busanzwe niba hari ufite ipfunwe ryo guca imyeyo ndacyo bitwaye waza ugaca imyeyo umuco w'abanyarwandakazi urabizi ko bisenya ingo ni ibintu bisanzwe iyo utayikiye n'ubundi umugabo aragusenda mu gihe cy'iminsi ngahe ukaja mu rugo wishimye pe ugasezerana umugabo mutaranamarana na gatatu ugasanga agize gute aragusenze ndacyo bitwaye kuza guca imyeyo ukigaragaza kwa shangazi agaruka kugushimira sha nukuri pe urakoze cyane urakoze Imana iguhe umugisha yego nawe